Ndabaramukije mwese, ni Kabatesi ubasuhuza ubifuriza umugisha w'Imana. Ndabakiriye kuri uyu murongo mushya, mbaha ikaze we mwene data, tugiye kubana kuri uyu murongo wowe uzankurikira. Hano kuri uyu murongo hazacaho indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza, hazacaho ijambo ry'Imana ndetse no gusenga n'ibindi byose bivuga Imana kandi bikorera Imana. Biravuga ngo tuyiramye tuyihimbaze mu butunzi bwacu, mu byo dufite, umubiri wanjye, umutima wanjye, ubugingo bwanjye bwose ubwegurire Imana. Rero ndagushimiye wowe wiyeguriye Imana, ndagushimiye wowe wahisemo neza umurimo wo gusenga, wo kuramya, wo guhimbaza. Rero ngwaye ikaze unshyigikire kuri uyu murimo w'Imana, ukora subscribe, ukora share ndetse ukurikirana n'ibiganiro, indirimbo zanjye. Ndagushimye rero kandi ngusabiye umugisha. Bibiliya avuga ngo tukiri mu isi dufite intambara nyinshi tugomba kurwana, kandi intambara turwana si izacu, ahubwo twebwe tujya mu ntambara, ariko Uwiteka niwe muneshi. Imana izakuneshereza rero, Imana izakurwanirira. Ndakubwira ngo ukomere kandi ushikame mu Mwami Yesu. Ntawujya kwa Data atari we umujyanye, niko yabwiye abigishwa be. Rero ijambo rirambwira muri Yohana ibice 9 kandi aravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare, ubwo bugiye kwira umuntu atagishoboye gukora. Mukiri mu isi muri umunyu w'isi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Twebwe turi umunyu w'isi kandi tugomba gukora, tugakora turi mu isi, tugakoresha imbaraga, ubwenge ndetse n'imibiri yacu Imana yaduhaye. Mwene data, ndagushimiye rero ko ugiye gukorera Imana, ndagushimiye rero ko ugiye kubana nanjye. Imana iguha umugisha, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza. Uyu murongo uzacaho byinshi bitandukanye, kandi nzi neza ko imitima y'abana b'Imana izakira, abandi bagakizwa kubw'umurimo w'Imana. Imana ibera hose icyarimwe, Imana ikorera mu bihe bitandukanye, yakorera kuri uyu murongo, yakorera mu buryo bwinshi butandukanye. Icyo nzi neza ni uko Imana iri mu ruhande rwacu mwene data. Rero ngusabiye umugisha, Uwiteka akwiteho kandi akugirire neza. Ni Kabatesi wari uri kumwe nawe. Reka gusengere mwene data wowe ugiye kubana nanjye. Uwiteka uwera wa Isirayeli, urera urakiranuka, isi yose yuzuye icyubahiro ubwiza bwawe. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro, turakunezerewe. Urera, 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 urera. Haleluya. Mana ngushimiye uyu murongo mushya kugiye kubana natwe. Mana ngushimiye bene data bagiye kubana natwe. Ndakwinginze kugira ngo unshyigikire, utanshyigikiye nta wundi wanshyigikira. Uwiteka Imana Nyiringabo, ubane natwe twese. Umuntu uwo ari we wese uzaba kuri uyu murongo uzamuha umugisha, kandi uzakiza umutima we. Icyo washyize ku mutima wanjye azacyakire, kandi acyakirane ubwuzu, urukundo ndetse n'urugwiro. Uzabane natwe rero, uduhe ibyo kuvuga, uduhe ibyo gukora, ugendane natwe, utugirire neza. Turasenze Mwami, kuko wavuze ngo ntawe ukwizera ndetse nta n'ukubaha uzigera ukorwa n'isoni. Urinde mwene data gukorwa n'isoni, urinde umuntu uwo ari we wese, utugirire neza. Ufashe Mwami Imana itorero ryawe, ufashe ubwoko bwawe, ugire neza igihugu cyacu Yesu. Uturwanirire muri byose kandi dufashwe nawe, kuko ni wowe wenyine duhanze amaso. Abantu bose bazaza aho uri, kuko niyo ibyo usabwa mu izina ryawe Yesu.